Inshuti yanjye Elina, ufite inshuti, ufite n'amafaranga ndabizi, ubuzima burakuryoheye. Nanjye rero mukobwa ndakubonye ndibuka, igihe nari umukire nari mfite inshuti nyinshi, ariko ubu rero mukobwa umunyabwenge, abantu ntubizere cyane, barahinduka ntabwo ari abo kwizerwa. Tugira inshuti nyinshi cyane, ariko ikibazo cyabo uriya kugira ngo mube inshuti aba afite icyo agukeneyeho. Ariko nyine mukobwa, iyo amaze kukibuka cyangwa se hakagera igihe kigashira, n'ubucuti bwawe nawe buhita burangira. Ariko igihe nagize amahirwe, nabonye ubaruta Yesu. Buri gihe abana nanjye cyangwa bari kumwe nanjye, kandi n'urukundo rwe ntirushira. Niwe mwizerwa cyane Yesu, afite urukundo. Buri gihe aba ari kumwe nanjye, kandi urukundo rwe ntirushira. Abavandimwe bacu ndetse wongeyeho n'inshuti barahinduka cyane, ariko Yesu we ntabwo ajya ahinduka. Uko Yesu amuzi uyu munsi n'ejo nuko. Reba, ni ukuri ntabwo aza kureka uburwayi bwawe burya cyangwa se no kuribwa. Niba ubukene buje cyangwa se ibindi bibazo, Yesu we aba ahari agakanda imitima imenetse. Abakwanze bose ufite ibishundu, Uwiteka we aba ahari agakanda imitima imenetse cyangwa se akayihumuriza. Nari mfite inshuti twizeranaga, ndetse baravugaga ngaho nzagwa niho bazaba. Nari mfite amafaranga, kandi amafaranga yanjye yari ayawe. Narya bakarya, ugasanga ubuzima buraryoshye. Iyo twifuzaga kurya k'umwijima, twicishaga inka, kuko amafaranga murabizi ahakubise haroroha. Natekerezaga ko ubucuti twari dufitanye ari urupfu rwonyine ruzadutandukanya, naho iby'isi byo ari ubusa. Mu gahe gatoya rero, bwa bukire nari mfite bwaje kubura, abantu nabo bariruka. Umwe twari dufitanye nabwo burarangira. Ntabwo nari mbizi mugenzi ko umwe twari dufitanye bwahita burangira. Abantu ntabwo ari abizerwa. Umwe twari dufitanye n'ubwo bukire, kandi amafaranga yaduhuje niyo yaje kudutandukanya. Kubera iyo mpamvu rero, kuva ubu sinyizera abantu, nizera Uwiteka Imana ihoraho yonyine. Niwe wo kwizerwa wenyine, afite urukundo. Buri gihe Yesu aba ahari cyangwa se ntajya ansiga, urukundo rwe ntirushira. Abavandimwe bacu ndetse n'inshuti zacu barahindagurika, ariko Yesu ntabwo ajya ahinduka. Urukundo ankunda uyu munsi n'ejo nirwo ankunda. Reba, ni ukuri ntabwo azakureka nubwo afite ikirwara kirimo kukurya cyangwa kukubabaza. Niba ubukene buje cyangwa ibindi bibazo, Yesu we ntabwo ajya gutererana, ahubwo agumana nawe agahumuriza uwo mutima ubabaye. Abakwanze bose ufite ububabare,
uwiteka we aba ahari agakanda imibabaro. N'uwo kwizerwa cyane Yesu afite urukundo, buri gihe aba ahari kandi urukundo rwe ntirushira. Inshuti zacu ndetse n'abavandimwe babanduza barahindagurika, ariko Yesu we ntabwo ajya ahinduka. Uko ankunda uyu munsi n'ejo nikankunda, cyangwa se na bukeye, reba n'ukuri ntabwo azakureka nubwo waba ufite ikirwara kirimo kukubabaza. Niba ubukene buje cyangwa ibindi bibazo, Yesu we aba ahari agahumuriza umutima ubabaye. Abakwanzi bose cyangwa se babandi bakubona bakakwihunza uri mu buribwe, Yesu we aba ahari agahumuriza uwo mutima ubabaye.